أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع محبه. Nk'uko bisanzwe ni isomo rya tajwid ritwigisha imisomere cyangwa se kunoza imisomere ya Qur'an. Turacyari ku gice cya madda cyangwa se kuzamura cyangwa se gukurura uko wabyita kose. Turi ku gice cya madda ziterwa na sukun, tukaba twari tugeze ku gice cya madul lazim. Twabonye kubundi ko igice kiterwa na sukun ari madda eshatu: ardu li sukun, madul lin, hakaba na madul lazim. Izo ma'arud li sukun na madul lin twarazibonye mu masomo yatambutse. Twari turi kuri madul lazim. Madul lazim twari twabonye ko ubushize ko ifite ibice bibiri, ikaba ifite madul lazim kalimiyu na madul lazim harfiyu. Kwanza madul lazim twari twabonye ko ari igihe inyuguti ya madda yakurikiwe na sukun y'umwimerere ariko bikaba biri mu ijambo rimwe. Wahagarara wakomeza iyo madul lazim ikabigira amajwi atandatu. Twabonye mu isomo ryatambutse twabonye igice cya mbere cya madul lazim kalimiyu, tubona nayo kwifitemo ibice bibiri: madul lazim kalimiyu muthaqqal cyangwa se madul lazim iboneka mu ijambo ariko iremereye cyangwa se iboneka igihe hajemo shadda. Tubona urugero al-haqqa, cyangwa se tubona igice kindi madul lazim kalimiyu mukhaffaf cyangwa se madul lazim yo mu ijambo ariko yoroshye iboneka igihe hatabayemo idgham cyangwa se hatigeze hazamo shadda mu buryo bworoshye. Tubona ko ifitemo ingero ijambo rimwe rizamo kabiri muri suratu Yunus: al-ana wa qad asayta qabilu, ndetse na al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Naam, uyu munsi turareba ku gice cya kabiri cya madul lazim harfiyu. Madul lazim ishobora kuza ku nyuguti noneho hejuru twabonaga cyangwa se mu isomo ryatambutse twabonye madul lazim ishobora kuza mu ijambo, ariko ubu tugiye kureba madul lazim ishobora kuza noneho ku nyuguti. Madul lazim ishobora kuza ku nyuguti iza kuri zimwe mu nyuguti zitangira amwe mu masura. Ndashaka iri somo murikurikire neza kubera ko hari iyo udakurikiye neza risa n'irya gucanganaho. Madul lazim yo ku nyuguti iboneka kuri zimwe mu nyuguti zitangira amwe mu masura cyangwa se zimwe mu nyuguti muri qaidatun nuraniya bajya bita ngo ni huruful muqatta'a, benshi barazizi. Madul lazim rero iboneka kuri zimwe muri izo nyuguti, ntabwo ari zose, ni zimwe muri izo nyuguti. Nituvuga ngo inyuguti zitangira amwe mu masura, wenda nk'urugero alif lam mim cyangwa se hamim cyangwa se taha, izo nizo nyuguti zitangira amwe mu masura. Kugira ngo tubaze tubivangure, izo nyuguti zitangira amwe mu masura zigizwe ubundi n'inyuguti 14. Muri rusange ziriya nyuguti ubona zijya zitangira amwe mu masura nk'izo maze gutanga ingero ni inyuguti 14 ushobora gusanga mu ijambo silhu suhayran man qata'aka, inyuguti 14, cyangwa se sad lam ha sin ha ra alif mim nun qaf ta ain ndetse n'inyuguti ya qaf. Izo ni inyuguti 14 uzasanga zitangira amwe mu masura. Izo nyuguti 14 rero nazo zigabanyijemo ibice, zirimo ibice 4. Igice cya mbere ni kirimo inyuguti imwe ya alif, inyuguti itagira madda, kubera ko ubusanzwe iyo turi gusoma urugero alif lam mim, urumva ko alif nta madda igira aho isomwa hose, cyangwa se alif lam ra, alif isomwa gutyo, ntabwo dusaba ngo alif ngo tuzamure madda, oya, ni igice cy'inyuguti imwe itagira madda ariyo nyuguti ya alif. Hakaza igice cya kabiri cy'inyuguti zigira madda ebyiri cyangwa se inyuguti zikururwa kabiri
icyo gice kirimo inyuguti eshanu arizo dusanga mu ijambo hayyun tahur, cyangwa se ha, ya, ta, ha ndetse n'inyuguti ya ra. Nimba mubyibuka neza mu masomo yatambutse turi kwiga madu tabi'i, twaje kubonamo izi nyuguti eshanu zitangira amwe mu masura. Iyo tuzigezeho izi nyuguti tuzamura amajwi abiri. Urugero hamim, kuri iyo ha. Kuri ya twasoma nk'urugero kaf ha ya ayn sad, iyo ha ndetse na ya. Kuri ra alif lam ra, tuzamura amajwi abiri kuri izo nyuguti eshanu. Madda zazo akaba ari maddu tabi'i cyangwa se madda ya kamere. Igice cya gatatu kuri ziriya nyuguti zitangira mu masura cyangwa se kuri hurufu al-muqatta'a ni igice cy'inyuguti zifite madda ya gatandatu itagabanuka, cyangwa se ntabwo dushobora kuvuga ngo itarenga kubera ko ubusanzwe madda nini muri madda zose zibaho, wenda nk'uko tuzabibona niturangiza iri somo, ni maddu lazim cyangwa se madda ya gatandatu. Bivuze ko iki gice ni igice kirimo inyuguti zirindwi zisomwa madda ya gatandatu itajya igabanuka. Izo nyuguti twazisanga mu ijambo sanaqussu lakum, cyangwa se sin, nun, qaf, lam, kaf ndetse na mim. Sin, nun, qaf, sad, lam, kaf na mim. Izo nyuguti zirindwi ni inyuguti dusoma tukuzuza amajwi atandatu kuri za hurufu al-muqatta'a. Urugero turufata urugero kuri ku nyuguti ya sin, yasin. Ku nyuguti ya nun, nun. Ku nyuguti ya qaf, qaf. Nkuko tubizi zitangira amwe mu masura tuzisoma tuzizamura gatandatu. Hanyuma ku nyuguti ya sade, sade. Ku nyuguti ya lam, alif lam mim. Ku nyuguti ya kaf, kaf ha ya ayn sad. Naam, izo ni ingero kuri za nyuguti cyangwa se za hurufu al-muqatta'a zizamurwa amajwi atandatu zitajya zigabanywa ngo zijye munsi. Igice cya nyuma ni igice kiriho inyuguti imwe ya ayn. Iyi nyuguti ni igice kiriho inyuguti ya ayn ishobora kugira amajwi atandatu cyangwa se ikaba yagabanywa ikagira amajwi ane. Impamvu iyi ayn ishobora kugabanywa ikagira amajwi ane cyangwa se ikanazamurwa ikagira amajwi atandatu, nuko muri ayn ubusanzwe mu gusoma inyuguti ya ayn nidusoma urugero ayn harimo maddulin, harimo maddulin. Kubera iki twabonye ko maddulin ni igihe inyuguti ya lin cyangwa se ya sukuni na wawu sukuni byabanjirijwe na fatha. Mu gusoma inyuguti ya ayn harimo ayn ifite fatha, hakabamo ya sukun, hakabamo na nun. Niyo mpamvu ahangaha ayn ishobora kugira amajwi angahe? Amajwi ane. Gusa nkuko twabivuze dusobanura tubererekeye cyangwa se twita cyane ku gice cya tariqi shatibiyya. Dusobanura kuri hari amategeko agenda ahura, ariko hari naho aba basomyi bagiye batandukana nka shatibiyya cyangwa se n'umusomyi yita tayiba. Aho tugeze bagiye batandukana, twe tureba ku gice cya tariqi shatibiyya, dore ko ari nacyo gice cyangwa se ari nayo nzira amashuri menshi yo mu Rwanda hafi ya yose, sinavuga ngo ni yose ariko hafi ya yose niyo nzira mu Rwanda, cyangwa se niwo murongo mu Rwanda twigishamo. Niyo mpamvu twahisemo kujya dusobanura aho abamenyi batandukanye cyangwa se aba basomyi batandukanye, tukareba ku gice cya tariqi shatibiyya. Mu gice cya tariqi shatibiyya ya ayn ishobora kugira kane, ariko ibyiza kurushaho ni ukuyigira kangahe? Ni ukugira gatandatu, nk'uko mu gitabo cya tuhfatul atfali
bavuga ngo wa aynu dhu wajhaini wa tulu akhas, ngo ayni ishobora kugira cyangwa se ishobora gusomwa mu buryo bubiri, ariko kuzuza cyangwa se kuyigira gatandatu nibyo byiza kurusha uko wayigira kane. Mu gihe muri tariqi tayyiba cyangwa se bamwe bajya basoma ngo ni qasr munfasil, ikiza kurushaho ni ukuyigira kangahe? Ni ukuyigira kane. Ikiza kurushaho mu basoma tariqi tayyiba cyangwa se basoma bagabanya madu munfasil bakayigira kabiri, ikiza kuri bo nuko bayigira kane gatandatu. Tayyiba ntabwo yayihaye ingufu nka kangahe? Nka kane. Kane niyo yemerewe gusomwa ku muntu uri gusoma tariqi tayyiba. Wenda inshallah mu masomo ari imbere nitubona umwanya nabyo tuzagenda tureba icyo tariqi tayyiba ndetse na tariqi shatibiya bigenda bitandukanaho. Wenda mu gusoza ndagira turebeho gato madu lazim harufiyu, nayo ifitemo ibice bibiri. Ifite madu lazim harufiyu muthaqal, ikaba ifite na madu lazim harufiyu mukhaffaf. Wenda kujya tubicemo mu ncamake, buri gice tuzakireba ukwacyo, ariko ndagira ngo turebe icyo bitandukaniraho cyangwa se n'icyo bihuriraho. Kuri muthaqal cyangwa se kuri madu lazim harufiyu iremereye, inyuguti ubundi ubusanzwe yanditse cyangwa se isomwa, nk'urugero dufata inyuguti ya mim, ibifitemo buri inyuguti eshatu. Hari inyuguti ya mim ifite kasra ikurikiwe na ya sukun, hakurikiraho mim sukun. Niyo mpamvu dusoma mim tukazamura gutyo. No kuri madu lazim harufi mukhaffaf naho abari uko nguko, inyuguti n'ubundi bigizwe n'inyuguti eshatu. Hanyuma hagati y'inyuguti ebyiri, nimba ari mim isomwa n'urugero, cyangwa se dufata urugero kuri qaf kugira ngo byumvikane neza, hagati y'iyo qaf n'iyo fa harimo inyuguti ya madda, haba kuri madu lazim harufiyu muthaqal ndetse no kuri madu lazim harufiyu mukhaffaf. Hanyuma icyo bitandukaniraho niki? Ni kuri iyo nyuguti ya nyuma, kuri madu lazim harufiyu muthaqal, urugero nimba turi gusoma inyuguti ya lam, kuri muthaqal tureba icyakurikiye inyuguti ya nyuma yinjira mu yindi nyuguti ikurikira. Mu gihe kuri mukhaffaf inyuguti ya nyuma ntabwo yinjira mu nyuguti ukurikira, nk'uko wenda tuzabisobanura mu masomo ari imbere turi kubitandukanya madu lazim harufiyu mukhaffaf ndetse na madu lazim harufiyu muthaqal. Uko kwari ukubicamo mu ncamake, tuzabisobanura inshallah. Reka tugarukira aha ngaha kugira ngo bitaba byinshi kubyiga bikagorana cyangwa se bigacangana. Masomo ari imbere nibwo tuzareba n'ibindi tutarebye cyangwa se kubitandukanya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waba wifuza gukodesha imodoka igihe gito cyangwa kirekire? Ian Car Rentals ni igisubizo cyonyine mu mujyi wa Kigali. Dufite imodoka nziza kandi zitandukanye, waba ufite ubukwe, ingendo z'akazi, gusura ahantu n'ibindi birori byose, tugana uyu munsi. Ushobora gutwara imodoka wenyine, self drive, cyangwa tukaguha umushoferi wabizobereyemo. Serivisi zacu ni nziza kandi zirahendutse, zikwemerera kugenda aho ushaka hose nta nkomyi. Duhamagare nonaha kuri 078 70 43 33 kugira ngo utangire urugendo rwawe. Ian Car Rentals, your trusted partner for affordable and reliable car rentals.